igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice birindwi umurongo wa karindwi. Yesu ashimwe. Gutegeka kwa kabiri ibice birindwi umurongo wa karindwi ni igitabo cya gatanu cya Mose. Mwahageze abafite Bibiliya ni bande? Hari abazisize mu rugo? Imana isibahe mu izina rya Yesu. Badusome mu izina rya Yesu igitabo cya gatanu cya Mose cyitwa gutegeka kwa kabiri ibice birindwi ku murongo waho wa karindwi. Aravuga ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo nuko Uwiteka bakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Imana ishimwe. Dusomye igitabo cya Mose. Mose arimo aganiriza urubyiruko rw'Abisiraheli. Uyu Mose ngira ngo muramuzi. Amateka ya Mose murayazi. Wavanye Abisiraheli mu Egiputa akoreshejwe nande? N'Uwiteka. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ryitwa gutoranywa. Haleluya. Wambanjije yavuze ngo Yesu ararira. Noneho tugiye kuvuga ku byo bita gutoranywa. Impamvu uri hano uyu munsi wa none ni uko Uwiteka yagutoranyije. Haleluya. Kuba uri aho uyu munsi wa none cyangwa aya masaha ubitesha agaciro, ahubwo ubiha agaciro gakomeye. Abaririmbyi baririmbye ndanezerwa cyane. Nkunda kuririmba. Yesu nashimwe. Amen. Nkunda kuririmba kuko naririmbye imyaka ijya muri 16 bamwitoro rya DP. Nakiri 92 Sekera. N'ubu ndacyakunda Yesu. Imana ishimwe. Maze mugakiza imyaka 32. Wenda uyu nguyu twabatungana Sekera urukuru. Ufite imyaka ingahe? Ndamurusha imyaka 2. Imana ishimwe. Ndabona ngira umusore se. Bayangiye ndashaje. Haleluya. Ariko ibi bintu nabigumyemo kandi nabiboneyemo umugisha. Imana ishimwe. Utazi inyungu zo gusenga uyu munsi ndazikubwira. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mu by'ukuri Imana yacu ni nziza. Mose yatangira kuganira n'urubyiruko rw'Abisiraheli bari mu kibaya cyitwa Mowabu. Ababanjirije banze kubaha Imana, bamaze kwanga kubaha Imana, Imana ibarimbura mu butayu, hasigara abana babo bari urubyiruko n'abandi bari bakuru bagera muri 2, uwitwa Yosuwa na Kalebu. Hanyuma Mose wari aho ngaho muwahagurukije buno bwoko buvana mu Egiputa, nawe ntabwo yari yemerewe kugera mu gihugu cy'i Kanani kubera ko yari yarateshutse akava mu nzira agakubita igitare inshuro 2 kandi yari yabwiye kugitunga inkoni, arangije agikubita kabiri kose. Ese gitare ni Yes. Gitare nde mukecuru? Ni Yesu. Yakubise nde? Yes. Yakubise Yesu. Inshuro 2. Kandi yagomba gutunga inkoni burya igitare kikazana amazi. Yesu atugirire neza. Amen. Turi ku ijambo ryitwa guki? Haleluya.
oya ahubwo ni uko imana yagukunze. Yesu ashimwe. Ni uko imana yagukunze ikaguha agakiza ku buntu, yamara kuguha agakiza ku buntu, haleluya, ikaguha ubugingo buhoraho. Imana ni ishimwe. Yesu ni mwiza, Yesu agira neza kandi ni umwana. Imana ni ishimwe. Hanyuma Mose akimara kubabwira atangira kubabwira neza neza agaciro kabo. Arababwiye kuko biteguraga kwambuka bajya mu gihugu cy'amasezerano. Imana yabasezeranije. Vuba bidatinze dushobora kwambuka tukinjira mu masezerano. Haleluya. Imana ni ishimwe. Abafite amasezerano y'Imana ni bande? Abantu Imana yigeze isanga ikababwira ikabavugisha idaciye ku muntu runaka ni bande? Abashaka hano ikakwisangira ikakubwira. Niba yarakubwira niba mujya muvugana yaragutoranije. Abitaravugisha ni bande? Abitarisangira waba uryamye cyangwa uri mu nzira ugenda ngo ikuvugishe ninde? Nyirakuvugisha uyu munsi Uwiteka kuvugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ibavugisha. Imana yacu igivuga. Hanyuma bano basore bagombaga kwinjira mu gihugu cy'amasezerano, kandi kukinjiramo bari urugamba, ntabwo byari byoroshye. Bagombaga kurwana iyo bahagera. Ntabwo Imana izadusubiza ngo niturangiza twicare tunywe turye ngo haleluya byararangiye. Mu myaka yanjye 52 ndumva ndacyakunda Yesu, kandi Yesu aracyandyohera. Imana yambwiye ngo mvuka mu muryango ukennye cyane w'abapagani na ndetse, ariko Yesu yantoranijemo mfite imyaka 20. Muri iyo myaka 20 niga ku gice nibwo Imana yansanze iramwangiza mu butunzi buri mu mwijima. Ubutunzi buri mu mwijima ibyo bintu byose wagira ngo ikira abagari dayimoni yagusaza. Nanjye nagize ikibazo nsanga pasiteri ndamubaza, ese pasiteri numvise ijwi nsinziriye rimba ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Bose Satani twavuganye arambwira ati mwana wanjye oya ntabwo ari Satani, ahubwo Imana izaguha ibintu biri ahantu hihishe nawe utigeze umenya. Ahita anyereka mu gitabo Yesaya 45 amagambo Imana yabwiye ngo azaguha ubutunzi buri mu mwijima. Imana ishimwe. Haleluya. Kuro yari afite ikibazo gikomeye cyo kugira ngo abashe guhindura ubwami bw'abakabudari, ariko Imana yari yamutoranije. Yesu ashimwe. Iravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, inzugi z'ibyuma n'ibihindizo byabyo nzazicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, kandi nzakwicaranya n'abakomeye. Yego. Urumva ijambo? Hari ibyo Imana iri kugutegurira byiza cyane kuruta ibyo usanzwe uzi. Yesu nashimwe. Muri bibiri Imana yigeze nsanga yarambwira ngo uziga segonderi ubwe na kaminuza ko mvuka mu muryango w'abatindi, bizaca bizahera ko nanjye ubwanjye ubuzima ndimo kigenda abanaga n'umusore w'umusirikare arimo angaburira ko no kurya bingoye bizabisha, ariko mbona ni Imana twavuganye. Ndangije ntangutse ndabwira Imana yambwiye ko nziga. 2003 nibwo banyohereje kwiga mu 2005 nibwo banyohereje kwiga muri Ethiopia. Numva ibintu ndabitiza nize muri Ethiopia, namaze imyaka 3 ntarara mu nzu, no kurya urumva byari ibibazo nyine, kandi no gufura byabaga bigoye, ariko najya kwiga.
Yesu atugire neza n'ufite akazi kameze ibihumbi 10 byose akazigaburira nk'irwagere n'ubwo buzima bwose. Haleluya. Amen. Ariko Imana yarambwiye icyenda na kabiri kizangobora nkarya ngahaga kandi nkashira n'inzara ikama n'akazi gahoraho. Yarampamagaye ngo nkunze u Rwanda Jean Marie Vianney urashoje. Nibaza murabizi ko nshonje. Ndabizi ko ushonje ariko ndavuze ko ushonje inzara. Nkunze u Rwanda Jean Marie Vianney nta kazi ugira. Nibaza murabizi ko nta kazi ngira. Ubu ndabizi ko nta kazi ngira ariko nzaba akazi gahoraho igihe. Akazi kanjye rero ni ugukorera kwiga narize niga amashuri ya Bibiliya muri ADEPR ngira mu wa gatandatu. Nimaze kwanga nibwo ko njye nasenye mu myaka 18. Yesu nashimye. Rero dufite amateka ariko dufite umwanya mutoya cyane wo kubabwira ibyo byose. Ariko ubu ngubu ngeze mu wa kabiri wa kaminuza. Yesu nashimye. Ndimo ndiga. Imana igirinda ijambo ryayo ikarisohoza. Karinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Hanyuma rero hari imigisha tujya tubonera muri Kristo Yesu kubwo kumwizera. Abefeso igice cya mbere habonga imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Nta yindi migisha tubonerwa muri Yesu Kristo. Yohana ubutumwa bwiza ibice 3:16 kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Haleluya. Kubwo kubona ubugingo buhoraho tumaze gutanizwa muri Yesu Kristo no gutanizwa muri kubw'ubuntu twahawe arangije aduha imigisha arangije atuganiriza atugira ubwoko tutari ubwoko atugira ishyanga tutari ishyanga atugira abami n'abatabi. Haleluya. Ishimwe ryaduhamagaye. Mavuta. Bashevo pray. Uwiteka ni umwami. Kugira ngo Uwiteka ni umwami. Mana yacu ni Imana ikomeye. 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 Imana ikomeye. Imana ikomeye. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu ni Imana ikomeye. Yani ni Imana gutoranirije kugira ngo ibere ubwoko bwera. Haleluya. Kugira ngo ubuhora baboshye umenyesha abantu ineza y'Imana n'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Si mama wanteye inkunga, si data wanteye inkunga. Yesu ashimwe. Abavandimwe banteye inkunga ahubwo n'Uwiteka wanteye inkunga. Imana nishimwe. Haleluya. Amen. Imana yagutegura imigisha muri Yesu Kristo ahubwo urimo uragendamo. Mubirimo wihagazemo gutya. Hari ibintu yanekereza ko nanjye nkumva Imana irantangaje. N'umusore nari nyiri n'umupaganiye naje kwitegereza umugabo witwa na Kreti yari afite umuhungu n'umukobwa. Umwe mwita Rufonsi undi Rufonsine. Ariko kuko nari maze kuba gasore nkajya mbitegereza abana uzaba ahubwo we n'abakobwa babiri. Yesu nshaka kubyara babiri ariko ndashaka bane ahubwo we n'abakobwa babiri. Adamu ajya avukanira uyumva. Yesu ashimwe. Ariko njye nabaga ikibuno rero twabonye uburyo butangaje. Ni inkuru ndende. Tujya kubyara twabonye umukobwa. Mufasirishimye muva ndifuzagaho. Dukurikijeho umuhungu. Imana ushimwe urantabara. Twongeye dukurikizaho umukobwa. Uwanyuma ari umuhungu. Kandi Imana ushimwe. Haleluya. Urekeye aho waba ukoze rwose. Madamu wanjye aracyari muto. Haleluya. Ariko nizera ko wenda Imana yankundiye ikabikora ikabongaho nkarera. Yesu ashimwe.
rero icyatumye imana ihoranye nawe ikagutoranya ngiye twama gushima gerageza Yesu ashimwe ariko imana igiye kuzabanezeza ni ukuri kw'Imana. amena imana igiye kuzabanezeza ubundi bamwe muri mwebwe museke Yesu ashimwe museke kandi mukunde n'umuyobozi wanyu haleluya n'umunyamugisha amena n'umunyamugisha haleluya abakunze Yesu byagenze gute abakunze Yesu Bamugireho umugisha. abakunze Yesu bakamukurikira byagenze gute bamwe barabambwe abandi bagaburirwa intare abandi baterwa ibisongo abandi barabamanika uko byagenzera mbese iherezo ryabo ryabaye rito Yesu ashimwe aba bagabo se mu buzima baciyemo bwari imibabaro gusa oya imana izaguha iherezo ryiza sibyo iherezo ryiza nk'iryabo abo babaye intwari za Yesu ariko hari icyo imana yabwiye Petero aribariza ngo ariko mwana ko twagusize tugasiga ko twasize ingo zacu tugasiga ubutunzi bwacu tugasiga n'abagore bacu mbese bizagenda bite yaramurebeye hehera mwikanzu imwe muri rugabire imwe umugabo utagira inzu naho kuryama Yesu atugiriye neza amina. noneho ntawe ati bizagenda bite Yesu aramubwira ngo umva Petero uwasize akankurikira mu isi azabikubirwa inshuro ijana Yesu yaramubekera kubera iki mbese mu isi hari icyo bahawe ra hari igihari wumva ubwa Stefano uwitwa na Safira byagenze bite abigishwa ba Yesu bagize ijambo bwiza ubutumwa bwiza abantu batangira kugenda bagurisha ibyabo babazanira kashi Yesu atugire neza batangira kurya barahaga inzara irashira Ananiya na Safira barangije bashaka kuriganya ababatijwe mu Mwuka Wera ni bande ndabashaka ababatijwe mu Mwuka Wera ariko ntimukabihishe ababatijwe mu Mwuka Wera uyu munsi wa none Yohana ibice 4:23 turavuga igihe kiraje abasenga data bamusengere mu mwuka no mu kuri kuko aho ngaho ariho data ashaka ariho bamusenga ubundi iyo usengeye mu Mwuka Wera hari imbaraga zitajya zitangira amasengesho yawe kuko aba ari umuriro Yesu atugire neza ariko iyo usengeye mu mubiri wapi urahomba abadayimoni barayafata Petero yarangije yuzuye umwuka aramubaza ngo niko ese ibi ngibi byose nibyo mwagurishije Ananiya aravuga ngo nibyo aravuga ngo si njyewe ubeshye ahubwo ni Umwuka Wera kuko Umwuka yari yahaye bano bagabo kurya ngo bashire inzara Imana ishimwe haleluya amen nanjye Umwuka we yamaye kurya yarampaye amakurya acira inzara yego ese umuntu wishyura kaminuza wari umukenera ntabwo mbabwira amafaranga yavuye ariko nzababwira n'ingaruka Yesu nashimwe Yesu agatanga amafaranga we abansekaga bakavuga ngo uyu mugabo afite impano z'Imana ariko ni umutindi nasengeye abantu babo natwe niko bavuga
ntagiye ko n'umanata batuvuga natwe. bamwe baraza muri ADEPR bari bazi ariko Jean Marie ntasoni ugasengera umuntu ntagiye na kimwe aguha ntabwo wize mbere yuko usengera umuntu ntashyira ibihumbi 100 aho ngaho mani kambwa ngo uramenye ubu baravuga ngo ariko uriya mugabo yaraseze ariko rero n'ubundi ngo yarize yo kora gusenga niko kwatumye Imana isumba amashuri Imana iduha umugisha ariko icyatumye Imana idutoranya uyu munsi ukaba urimo kumva ibingibi umugabo hari ibyo arimo kumva umwana hari ibyo arimo kumva Sonya hari ibyo arimo kumva ni uko Imana yagutoranije kugira ngo ubyumve sibyo mama Imana yagutoranije kugira ngo ubyumve numara kubyumva witegure kwambuka ufate iminyago yawe Imana ibwira ukwezi ko gutabarirwamo mwene data bivuze ngo yaravuze ngo nibaze ngo babirindure igitare abagishyizeho ariko njyewe nasenze mpagaze muri iri jambo ngo Yesu yamaze iminsi 3 mu gitugu marayika araza birindura igitare arazuka nanjye ngiye kubirindura igitare cy'ubutindi ku buzima bwanjye buziraherezo muri iyi minsi uko ari Haleluya. imbazi ukwezi ni Imana yantabayeho ku itariki ya 1 Imana ishimira na 19 Imana izo mugisha rero mu ijoro hari Imana kandi hari umwungeri utuvugira Yesu ashimwe nawe kuvugira uyu munsi wa none ariko umenye guturana kwawe tugiye gusenga Imana sibyo yewe uba akeneye ko dusenga Imana ntabwo Yesu nkeneye kukumva niba warantoranije sibyo nkeneye kumva ijwi ryawe niba warantoranije kibe icyifuzo cyawe ugendana uyu munsi wa none nkeneye kumva ijwi ryawe menye ko wantoranije sibyo nkeneye kumva ijwi ryawe menye iki utararyumva ntutuze Mana ndashaka kumva ijwi ryawe menye ko wantoranije nanjye Mana data twese ukiranuka Imana ishobora byose kandi igira neza Imana y'ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi Haleluya. kandi Imana igira neza abayikunda igakomereza ubwoko bwayo isezerano aryo wasezeranyije Aburahamu ukaribwira umuhungu we Isaka ukarikomereza Yakobo ndetse ugahagurutsa umugabo wo gukiranuka ari we Yozefu akababanziriza mu Egiputa warangiza ukavanayo wavanishijeho amaboko akomeye ukarimbura Farawo mu nyanja itukura ndetse hamwe n'ingabo ze kugira ngo abaye ko babashe kujya mu gihugu cy'amasezerano